Rwanditswe na Yohana igice cya 5 umutwe w'amagambo uratubwira ngo ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yacu. Haleluya. Turajya dusubiremo umurongo wa 12 avuga ngo ufite uwo mwana. Haleluya. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Haleluya. Ikintu mwifuzaho muri uyu mwanya ni kimwe, cyangwa se ejo cyangwa se ku cyumweru, nuko wasobanukirwa uwo mwana wari we. Haleluya. Ukamenya ngo umuntu ufite uwo mwana wameze ate. Haleluya. Ukamenya inyungu zo kugira uwo mwana. Haleluya. Ukamenya n'ibihombo byo kutagira uwo mwana. Haleluya.
hari indirimbo nkunda ivuga ngo yamene yamarasaba yaje kuziza batati ziza yaje garura tabishijwe amari nyota tuma tugomba kumenya isano hagati y'umwana n'uwo muntu ukora ibyo bintu byose. Haleluya. Waje tugomba kumenya isano iri hagati y'uwo mwana turi kuvuga muri uyu mwanya. Reka se muri minota bigere mu cyicaro. Namenye kuri se imigisha ibaraye muri bihe sinakurekura 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 mana we sinakurekura ukuri sinakurekura we sinakurekura mana we sinakurekura namenye kurse imigisha imana imurinde reka sinakurekura. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Muraho turashimira Yesu ashimwe ahimbazwe Kristo nama ahimbazwe kabisa amen. Obe uraho yo afuza so amen, amen, hallelujah, amen. Imana ishimwe ko tugeze aha. Oh sava yo amen, amen, hallelujah, hallelujah.
maze dufatanye izina rya Yesu. Noneho ngo ntiyatinye uburemere bw'umusaraba. Bwana asifiwe. Yemwe mwegere imbere wa poste munyaruka. So, none dutambire Imana. Amucira
Ahora
turagushimye Mana, Uwiteka